Mwiriwe kandi muraho, mumeze neza nanjye meze neza. Ese uri umubyeyi ufite umwana uri munsi y'imyaka 5 cyangwa se uritegura kuba umubyeyi? Uyu munsi tugiye kwigana nk'ibisanzwe, gusa noneho ntabwo turi bwigane ku mazina. Tugiye kwigana ku bana bari munsi y'imyaka 5, imico, imyitwarire. Muri make tugiye kurebera hamwe abana bari munsi y'imyaka 5 ni bantu ki, ese batekereza bate, cyangwa ibyo bakora ni ibiki, ibyo bahuriyeho. Nyuma yo kurebera hamwe imiterere y'abana bari munsi y'imyaka 5, turigira hamwe uburyo bwiza umuntu yabana nabo ndetse n'uburyo bwiza wabafashamo guhangana n'ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ntujye kure, nimba uri umubyeyi w'umupapa cyangwa se w'umumama, ndetse niba witegura no kuba umubyeyi, iyi video irakureba. Kuko kuba umubyeyi nta muntu nyirizina ufite inshingano zo kuba umubyeyi wenyine. Byanze bikunze umubyeyi w'umumama n'umubyeyi w'umupapa, umwana bari uwabo bose, kandi baba bafite inshingano zo kumurera na bose. Mbere ya byose katubanze turebere hamwe imwe mu myitwarire ikunze kuranga abana bari munsi y'imyaka 5. Bwa mbere na mbere, abana bari munsi y'imyaka 5 bakunze gukubagana, my friend. Barakubagana pe, barakubagana handi umwana afata ikintu cyose atitaye ngo ni igiki, atitaye ngo cyamugiraho ingaruka, cyane ko nta n'ibyo abazi. Agafata iki ukakimubuza, agatora kiriya ukakimubuza, agatora ikindi nacyo ukakimubuza, akiruka akajya hariya ukamugarura akajya n'ahandi. Mbega abana bari munsi y'imyaka 5, ngira ngo nta mubyeyi utabizi ko bakubagana pe, barakubagana cyane. Ikindi kintu abana bari munsi y'imyaka 5 bakunze guhuriraho, kwibagirwa. Abana bari munsi y'imyaka 5, niba nabyita kwibagirwa, niba nabyita iki, ndaguha urugero rwa mbere nk'abantu badakunze guhorana nabo ariko hari aho bababonye. Mushobora kumarana nk'amezi 3 cyangwa se 6, urumva umwana bakuzi, ariko nyuma ukongera ukamara andi mezi 6 cyangwa se undi mwaka, ukaba wazasanga yarakwibagiwe atakikwibuka, yewe akanakwanga. Ubwo kuri ba bana bato bakiri ababebe, akaba yanakwanga kandi wenda uri nka papa we cyangwa se mama we. Ahandi hantu bakunze kugaragariza kwibagirwa, ushobora kumubuza nko gukora ikintu runaka kakanya, hadashize n'iminota 2 cya kintu akagisubiramo. Wagenda gato ukagaruka cya kintu yagisubiyemo, ukibaza se uyu mwana afite ubwenge, uyu mwana ari kumva? Kandi ako kanya nibwo bwenge afite, ntago bavuga ngo ntago afite ubwenge, ubwo afite burahagije. Ako kanya nibwo aba afite, nyine niko aba bitekerezawe. Ikindi kintu cya gatatu abana bari munsi y'imyaka 5 bakunze guhuriraho, kubaza cyane. Nabyita nko gushaka kuganira. Abana benshi bari munsi y'imyaka 5 bakunze gushaka kuganira cyane, cyangwa bakabaza utubazo twinshi. Umwana akakubaza se uru rukweto wambaye waruguze he cyangwa warukuye he, aka kabebe wagakuye he, ibintu byose uwumva nyine ashaka kugira amakuru abigiraho. Abana bari munsi y'imyaka 5 icyo kintu abenshi bakunze kugihuriraho. Ikindi kintu bakunze guhuriraho cyane nacyita nk'amahane, kugira amahane. Abana bari munsi y'imyaka 5 akenshi bakunze kugaragaza amahane, ugasanga mu buzima busanzwe ntago nyine ari wa mwana udashobotse, ni umwana usanzwe, ariko ahuye n'abandi bana ashatse kubambura ibikinisho byabo, ashatse kubambura ibyo bafite, cyangwa se ugasanga nk'ugize hari icyo amwima, aramukubise nk'urushyi. Mbega ikintu kimeze nk'amahane, abana benshi bari munsi y'imyaka 5 bakunze kugihuriraho. Ikindi kintu bakunze guhuriraho ni ukwigana imico y'ahandi hantu cyangwa se imibereho y'ahandi hantu. Abo bana bari munsi y'imyaka 5 babashije kugera bakunze kubyigana cyane. Tuvuge niba ari ahantu yagiye akumva hari nk'umuntu ututse umwana, cyangwa se umwana atutse undi mugenzi we, icyo gitutsi akagifata nk'igihe runaka, ukazumva arakivuze kandi ndashizemo nk'iminsi, nk'ibyumweru cyangwa ukwezi, ugashiduka nawe cya gitutsi arakivuze. Cyangwa se
akaba hari nk'ahantu yarebye amafilme runaka agatangira noneho kwakitinga bya bintu yabonye muri filime, cyangwa se ibyo yabonye nk'umurera yakoze cyangwa se uwo bahorana yakoze, agatangira kwigana bya bintu wa muntu nyine bimwe yabonye cyangwa se bimwe akunda kubona. Ikindi kintu abana bari munsi y'imyaka 5 bakunda guhuriraho ni ukwangiza. My friend, abana bari munsi y'imyaka 5 abenshi barangiza cyane. Ukuntu abana bari munsi y'imyaka 5 bakunze kwangiza ni nk'ahantu ushobora gusanga umwana afashe nk'urukweto cyangwa se ikindi kintu, nimba wenda televiziyo iri nka hafi ahantu ashobora kugera, ari nko kuyikubitamo ngo arebe abantu barimo abarebe, kuko ako kanya nta kindi kintu ari gutekereza kureba abantu bari muri iyo televiziyo, ntazi ngo ari kwangiza, ntazi iki, wazi ko agiye kubareba tu. Cyangwa ugasanga afashe nka telefone agiye yishyize nko mu ndobo yuzuye nk'amazi ngo agiye kuyikarabya. Ikindi kintu abana bari munsi y'imyaka 5 bakunze guhuriraho kutihangana. Abana bari munsi y'imyaka 5 ntago bafite ubushobozi bwo kwihangana cyane birenze nk'uko umuntu mukuru yakwihangana. Hamwe umwana umushobora kugendana akabona nk'igikinisho runaka cyangwa se ikindi kintu akagishegera cyane ngo kimugurire. Kumwe umubyeyi yacisha umwana hirya no hino, hari umwana uhiturira akagusarana akagutesha umutwe ukibaza ibiri kukubaho bikakuyobera. Cyangwa ugasanga nka kuriya umwana aba akeneye nko gusinzira cyangwa se ashonje, umwana mukuru urengeje imyaka 5 ushobora kumuganiza ukamubwira ihangane buretse ndaje nkukorera ibi nibi uryame, cyangwa se ndaje ngere vuba nkugaburire. Ariko umwana uri munsi y'imyaka 5 kwihangana kwe kuba ari guke cyane. Ni handi usanga umwana ari kurira cyane akiyenza bya hato na hato, cyangwa se ugasanga ubwo yahise yisinzirira, ugasanga yafashe n'ibintu wenda bitaribwa agiye kubirya, kuko ako kanya ikintu ari kurwana nacyo ni inzara afite. Ntago afite kwihangana muri we guhagije gushobora gutuma ategereza igihe runaka wamuhaye cyangwa se ibyo uri gutegura. Iyi ntago ariyo myitwarire yonyine abana bari munsi y'imyaka 5 bakunze kugaragaza, gusa ni imwe muri yo. Ariko nawe niba hari ikindi waba uzi tutavuzeho kandi gikunze kugaragara cyane, watwandikira muri comment. Hano twese turi tukigana tugahugurana kugira ngo n'uwo byabaho cyangwa se uwo biri kubaho ubu ngubu atazajya yibaza umwana afite ikihe kibazo, agatekereza ko umwana we wenda adasanzwe cyangwa se hari ikindi kibazo afite. Twigane, tubwirane, umbwire ibyo uzi nanjye mubwire ibyo nzi, hanyuma dufashanye. Ikintu tugiye kureba rero kindi ni ukuntu wabana n'aba bana bari munsi y'imyaka 5 utamubangamiye, kandi nawe ukiga kutabangamirwa n'ibyo akora cyangwa se nuko yitwara nkawe mukuru kumurusha, uburyo wabanamo n'uyu mwana kandi ibintu bikagenda neza. Waba uri umubyeyi we cyangwa se undi muntu waba umurera, tugiye kurebera hamwe ukuntu wabana n'uyu mwana. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya nkawe mubyeyi, ugomba kwiga umwana wawe. Fata igihe wiga umwana wawe, uvuga uti uyu mwana ikintu kimushimisha ni iki, ikintu kimubangamira ni iki, kuko ntago abana bose bakunda ibintu bimwe, ntago bashimishwa n'ibintu bimwe. Gusa nanone hari ibyo abana benshi bahuriyeho. Ikintu cya mbere ugomba menya ngo uyu mwana wanjye akunda iki, abangamirwa n'iki, ese ikintu runaka kimubayeho akitwaramo gute. Muri make iga umwana wawe umenye ngo umwana wanjye ateye gutya, mbega namuvuga gutya, cyangwa se icyo gihe bizagufasha kumenya uko ubana n'umwana wawe, cyangwa se ibyo umurinda, ibyo umwigisha, ibyo umukorera. Icyo kintu kizagufasha kumenya uko utwara umwana wawe kandi mukabana neza utamubangamiye. Ikindi kintu cya kabiri gishobora kugufasha kubana neza n'uyu mwana uri munsi y'imyaka 5 ni ukuganira nawe cyangwa se kumvikana nawe. Uyu mwana akeneye umuntu umushyigikira, aba akeneye ikintu cyose avuze aba ariko kigenda. Nkawe nk'umubyeyi rero cyangwa se nawe muntu waba umurera, uba ugomba kumwereka yuko ibyifuzo bye, ibyo ari gushaka rwose ubishyigikiye, ubyumva,
bityo iyo amaze kubona ko umwumva umushyigikiye, icyo wamubwira cyose niyo wamwumvisha ko ibyo ngibyo akeneye atari ngombwa cyangwa se atari byiza kuri we, icyo gihe yabyumva. Ariko kuba umwana yakwereka ko hari ikintu runaka akeneye cyangwa yifuza ukamwamaganira kure, ibyo wamusobanurira byose burya ntabwo apfa kubyumva, yumva ko ubwo nyine ubyanze cyangwa kuko umuruta cyangwa se iki, ariko iyo umweretse ko ubyumva ubishyigikiye, burya uwo mwana ugerageza no kubimukuramo bikamuvamo iyo bitari byiza kuri we. Gerageza rero kuganira n'uyu mwana kenshi gashoboka, umenye ngo arifuza ibi, akeneye ibi, mbega amere nk'aho muri kujya inama nawe, bityo bizagufasha kumwumvisha ko ibyo akeneye wenda biri ngombwa mu buzima bwe cyangwa se bidakenewe, bizanagufasha kumwigisha ibindi bintu runaka binyuze mu kuganira. Ntabwo waganira n'umuntu, ntabwo wamenya ikintu umuntu atekereza ukamutaganiriye. N'umwana rero nawe ni uko, ganira nawe umenya aratekereza iki, arifuza iki, bityo bizagufasha kumugira inama kuri ibyo bintu atekereza cyangwa ibyo yifuza. Umugira inama aho ubona bitari ngombwa kuri we cyangwa ibyamwangiza, ubimubwire ariko wabanje kumwereka ko ari ngombwa ko ibyo bintu abishaka koko kumwumva. Turebe ku ngingo ya 3 mu bintu bishobora kugufasha kubana neza n'umwana uri munsi y'imyaka 5, harimo kumufasha guhangana n'ibibazo bye. Aho ushobora kwibaza uti se umwana muto gutyo yagira ibibazo gute, ko nta rugo ahahira, nta minerivare asabwa, ibibazo bafite ni ibihe? Ariko umwana uri munsi y'imyaka 5 nawe birashoboka ko yaba afite ibibazo bye, cyane cyane kaduhere nko ku mwana watangiye kwiga. Umwana watangiye kwiga ashobora kuba afite ibibazo bye ku ishuri, abana bamunyuzuye, hari n'ukuntu umwana agira ikintu amwima runaka. Dusipoze umwana afite agakinisho ke runaka yanze kukamutizaho, icyo nacyo ni ikibazo we kimubangamiye. Cyangwa bamunyuzuye, nyine kumwe abana banyuzurana, cyane cyane abo bana bari munsi y'imyaka 5 bakunze kubikora, ugasanga uwo wawe rero byamubangamiye. Icyo nacyo ni ikibazo kuri we. Cyangwa se uwo birirwana umurera hari ukuntu yamubangamiye, ibyo nabyo ni ibibazo bye. Cyangwa ufite nk'ibindi bikinisho yabonanye abandi bana nawe akumva arabikeneye, ibyo byose ni ibibazo bye ku giti cye, kandi koko birumvikana, biranahangayikishije ku rwego rwe. Icyo gihe nk'umubyeyi, iyi ngingo iragaruka kuri ya ngingo twarebeye hamwe yo kuganira. Ushobora kuganira nawe ugasanga ibyo bibazo arabifite koko, ukabyumva wenda uba utatekerezaga ko ari n'ibibazo, ariko biba byamubangamiye, biba byamubereye ikibazo, ukanamufasha kubinyuramo. Ushobora kumuganiriza umwumvisha ko abo bana nta rwango, ukamwereka uburyo ki yabikemura, yakora ubushuti nabo gutyo. Ibyo byose ni ukumufasha, uba uri kumufasha guhangana na bya bibazo bye bwite. Nimba ari nk'ibyo bikinisho, ukagerageza wenda na bimwe kubimubonera, cyangwa se n'ibyo afite bitandukanye n'ibyo yabonanye abandi, ukagerageza kumwumvisha ko ibyo bikinisho we afite ari byiza no kurenza ibyo yabonanye abandi. Cyangwa igihe runaka narenga iyo step, ushobora no kumubeshya uti iki ni ikigero ugomba gucamo, ukabanza ugakinisha ibi ngibi kugira ngo nugera aha uzabone gukinisha ibyo bindi wabonye. Ikindi kintu gishobora kugufasha kubana neza n'umwana uri munsi y'imyaka 5, harimo kwishimana nawe cyangwa se gukorana umubano nawe. Umubyeyi ntabwo afite inshingano zo guhahira umwana gusa, kumwambika, kumwishyurira minerivare, kumugurira ibyo bikinisho. Ntabwo ari izo nshingano zonyine ufite kugira ngo yishime, kuko icyo gihe ibyo ngibyo nta nubwo we bimureba ako kanya, nyine ni ibyo ugomba gukora. Ariko utanabikoze, umwana uri munsi y'imyaka 5 wariye, waryamye, ngira ngo ibyo bindi ntago yakumva ko wenda bimureba. Ibyo bikinisho ashobora kubitekerezaho, ariko ntago ari cyo kintu cyonyine nk'umubyeyi ugomba gukora ngo ushimishe umwana. Hari n'ibindi bintu ugomba gukora kugira ngo ushimishe umwana, cyangwa se ukorane umubano mwiza hagati yawe nawe. Harimo nko gukina nawe,
umwana gukina nawe, ntabwo umwana akeneye gukina n'abandi bana bagenzi be gusa, nawe ubwawe akeneye ko mukina. Ashobora kuba ari gukina nka baro, ushobora no kuba utazi gutera baro rwose cyane, ariko ukamwereka ko ubigerageje cyangwa se ubizi, ukamuterera nawe akagusubiza. Niyo yajya kwereka ko yagutsinze ukabyemera, yego, icyo kintu nacyo gishimisha umwana, gukina n'umwana cyangwa se gutemberana n'umwana, kumuherekeza, icyo ariko muri kumwe. Ibyo bintu bikora umubano mwiza hagati y'umwana n'umubyeyi cyangwa se n'uwo muntu uri gukora uwo uri kumurera, tubivuge gutyo. Icyo kintu gikora umubano mwiza hagati yawe nawe. Ingingo ya 5 ishobora kugufasha kubana neza n'umwana uri munsi y'imyaka 5 harimo kumuba hafi. Ahangaha turareba ku babyeyi cyane cyane by'umwihariko kurusha undi muntu uwo ari we wese waba umurera. Umubyeyi nimba nk'urugero, niba umwana arwaye bikaba ngombwa ajye kwa muganga, gerageza uko ushoboye kose aba ari wowe muntu umujyana kwa muganga. Mu burwayi bwe ugerageze kumuba hafi, abone yuko uhari kubwe, abone ko atababaye wenyine. Ibyo bintu bituma umwana abona ko uri umuntu we uko byagenda kose. Burya n'icyo wabwira umwana kenshi aracyumva kuko aba azi ko uri umuntu we. Ntabwo ari ngombwa ngo umube hafi mu bibazo gusa cyangwa se mu burwayi gusa, harimo no ushobora no kumuba hafi ari mu bihe bisanzwe ameze neza. Nk'urugero, ukamuganiriza, ukamubaza ku ishuri mwize ibiki, ese mwakinnye ibiki, ukagerageza kumukoresha ama homework, ukagerageza kumubaza uko yakiriye iyo mikino bakinnye cyangwa se uko yirirwanye n'uwo birirwanye. N'urugero, niba ari nawe mwirirwanye, ukagerageza kumuganirizwa, mubaza se ni ibiki uyu munsi wakugendekeye gute. Gerageza kumuba hafi, bityo bizakorohera kubana nawe mu buryo ubwo aribwo bwose, yaba agoyemo cyangwa se yaba yoroshyemo. Kuko nk'uko twabibonye, abana bari munsi y'imyaka 5 bafite ibintu bikomeye cyane kandi bibangamiye cyane ubarera cyangwa se umubyeyi. Twese ibyo turabizi. Gusa uko urushaho kuba umwana hafi, niko urushaho no kumenya ngo ndamutwara gutya, ese ibi yakoze ndabikontorora gute. Mbega gerageza kuba hafi umwana. Iyindi ngingo ya 6 ari naho dusorejeho uyu munsi, gusa ntabwo bivuze ngo uburyo wakoresha bwo kubana neza n'umwana uri munsi y'imyaka 5 burahagije, n'ubwo ni 6 burabaye. Hari n'izindi ngingo nyinshi cyane kandi zikoreshwa zikagira umumaro. Hari ibyo uzi, nanjye hari ibyo nzi. Nje ngusangije ibyo nzi, ibyo mbona, ndetse n'ibyo nagiye nkura ku bandi babanjirije cyangwa se kubo twaganiriye, ndetse n'ibyo nagiye nsoma. Nawe ubwawe wambwira ibindi wari uzi, twese tugahuriza hamwe tukigana. Nk'uko nabivuze hano, twese turi kwigana. Ikindi kintu rero cya 6 nari mvuze, harimo kumwigisha cyangwa se kumubera urugero rwiza. Ntabwo umwana akeneye ngo ubumenyi cyangwa se imyitwarire yose agomba kugira muri ubu buzima n'ibyo azakura ku ishuri gusa. No, nawe ukeneye kumugira ibyo umwigisha, ukunganira umwarimu, umwarimu bahorana nawe, ukamwigisha uburyo ki agomba kubana n'abandi, uburyo ki agomba gutwara ubuzima, ibibazo ashobora guhura nabyo mu buzima, ariko ukagerageza kumubwira ibicyoroshye bitagora ubwonko bwe. Ibibazo nyine by'abana bahura nabyo, ukagerageza kumwigisha nyine byinshi bitandukanye, kandi nawe ubwawe ukagerageza kuko gukora ibyo bintu kugira ngo agufatireho urugero, amenye ngo kumbe bya bintu mama ambwira nawe arabikora, cyangwa se bya bintu papa ambwira nawe arabikora. Niko koko bigomba kugenda gutyo. Kuko mwibutse neza, amashuri azagenda yigaho yose, abantu azagenda ahura nabo muri sosiyete, azagenda afata imico itandukanye, ariko byanze bikunze finally birangira umwana akeneye ya mico cyangwa se ya myitwarire cyangwa se za nyigisho yakuye mu rugo, zimwe yahawe n'ababyeyi, birangira zikeneye. Bityo rero uyu mwana uri munsi y'imyaka 5 birashoboka cyane ko
ushobora kumubera umwarimu nawe ukajya ugira ibyo umwigisha, ukamenya ese bamuganirije gute, bamwigishije ibihe, ukabyunganira ukagira ibyo wongeramo, ariko ukirinda kubihindura nanone kuko ahangaha uba ukimuvanga. Ukamwigisha imyitwarire agomba kugirana n'abandi bana, ubuzima agomba kunyuramo n'uko agomba kubyitwara, muri make nawe ukamubera umwarimu. Kangushimire cyane kuko wabanye nanjye muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe ndakwibutsa kuyikanda, ufungure inzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere mu kubona video zacu. Uduhe like niba wakunze iyi video.